Ndagusuje kandi nkuha ikaze kuri Fastborn TV show nk'ibisanzwe. Uyu munsi ndagira ngo tuganire kuri iki kintu. Uyu munsi nari ndimo nigendera ndangije mura n'ibintu bimeze gutya. Mfite inshinga gutera. Ese imikoresherezwe y'inshinga mu buryo bugera muri 33 nk'uko ubibona waba ufite icyo ubuziho. Reka tubiganireho hanyuma turebe niba hari icyo twibagiwe nawe uze kutwunganira kugira ngo tugende nacyo tucyongeramo tugenda twagura ururimi rwacu rw'ikinyarwanda. Ushobora kugira ngo ni ibintu by'ibihimbano ariko nuza kwitonda neza uraza gusanga ari amagambo asanzwe akoreshwa mu kinyarwanda. Inshinga gutera nk'uko ubibona dufite umutwe uvuga ngo byinshi utamenye ku nshinga gutera. Yego, reka dutangire kuri rimwe handitse ngo gutera inda. Iki ni ikinyarwanda gisanzwe gikoreshwa. Hanyuma gutera igihugu, ibi twese turabizi ko gutera igihugu ari ibintu bisanzwe bikoreshwa, ingabo zikaba zatera ikindi gihugu cyangwa ikindi gihugu kigatera ikindi. Hanyuma gutera imbuto mu murima, ibi ni ibintu bisanzwe bikoreshwa nabyo. Hanyuma kuri kane dufite gutera amagi, inkoko zitera amagi. Ego, hanyuma kuri gatanu dufite gutera ibuye ni ibintu bisanzwe bizwi. Tugenda tumanuka kuri gatandatu, gutera indwara. Yego, gutera indwara ushobora kuba urwaye inkorora umuntu akagutera inkorora bitewe n'ukuntu wamwegereye cyangwa n'iki. Hanyuma dufite kuri karindwi gutera ingumi. Ibi ni ibintu bisanzwe bizi. Gutera ingumi, Tyson yari umukinnyi w'umuterangumi, ateraga ingumi cyangwa se umuteramakofi, byose ni kimwe. Ku munani dufite gutera umugeri, yateraga imigeri n'ingumi. Gutera umugeri ni ibintu bisanzwe bikoreshwa bizwi. Ku icyenda dufite gutera isekuru. Gutera isekuru murabizi ko ari ugucumbagira, kugenda ucumbagira. Yego, dufite ku 10 noneho gutera imbago. Gutera imbago kwa kundi umuntu agura umurima n'undi hanyuma bakagira gute bagatera imbago, bagatiweho ugarukira ahangaha n'undi agarukira hano. Amen. Dufite nanone ku 10 niho tugeze, yatije kuri 11 gutera intambwe. Gutera intambwe mu bintu runaka cyangwa gutera intambwe urimo ubara ahantu uburebure bwaho. Yego, okay. Gutera intambwe niho twari tugeze kuri 11. 12 gutera indirimbo. Duterera indirimbo y'igihugu turirimbe. Gutera indirimbo ni ibintu bisanzwe bizi. 13 dufite gutera ipasi. Gutera ipasi nabyo ni ibintu bisanzwe bimenyerewe. 14 dufite gutera ishozi. Gutera ishozi. Gutera ishozi muraza kunyandikira muri comment mumbwire gutera ishozi cyari cyo. Ishozi. Hanyuma 15 gutera umwako. Ibi nabyo ni ibintu bisanzwe bimenyerewe. Gutera umwako nyine ngo runaka atera umwako, ngo hari ubwoko butera umwako. Ibyo ni ibintu bisanzwe bimenyerewe mu kinyarwanda. Hanyuma 16 dufite gutera inanga. Gutera inanga, veterineri yateye inka yanjye inanga. Ni ibintu nabyo bisanzwe bimenyerewe. 17 dufite gutera irangi. Gutera irangi nangwa to paint mu cyongereza. Ni ibintu nabyo bisanzwe bimenyerewe. Hanyuma dufite 18 gutera intambwe. Intambwe igarutsemo kabiri, yari kuri 11 na igarutse no kuri 18. Okay, kadukomeze kuri 19 nta kibazo. Gutera finga. Gutera finga ibi nabyo byagiye bibi kinyarwanda cyane nk'abantu bize muri boarding schools murabizi cyane bino bintu byabaga biri mu rubyiruko. Kera sinzi n'ubu niba bigikorwa cyangwa se n'iki ibintu
murabizi ariko ntabwo mwabiyoberwa namwe muri bakuru. Gutera akabariro, ibi nabyo ni ibintu bisanzwe bimenyerewe. Kabariro. Gutera karesi, ibi nabyo ni ibintu bijyanirana rwose. Finga, akabariro, karesi. Hanyuma gutera kashi, iyi ni kashi. Hariho gukosora, ngira ngo gutera kashi ntabwo ari kashi. Okay, kuriya rwose gutera kashi nabyo biramenyerewe. Nagiye kwa gitifu yanga kunterera kashi, nabyo ni ibintu bisanzwe bimenyerewe. Hanyuma tugira gutera injuga. Noneho gutera injuga, ibi ni silenge zikoreshwa mu rubyiruko. Ngira ngo banza ni ikinyarwanda cy'igihimbano niba ariko umuntu yabyita. Gutera injuga ni ukwinginga umuntu mpaka ibintu abyemeye. Gutera akanyamerika, ibi nabyo ni ibintu bisanzwe bizwi cyane cyane ku bantu bakora ibintu byo kwikinisha. Abaganga bakunda kubibuzanya cyane. Hanyuma tugifite 25 gutera inkunga. Ibi ni ibintu nabyo bisanzwe bimenyerewe. Inshinga gutera yihariye ikinyarwanda cyose hano. Dufite nanone gutera indobo. Ibi ni ibintu bisanzwe bizwi. Umuntu yakundanaga n'undi bakavuga ngo yamuteye indobo yewe y'umutuku. Ibi ni ibintu bimenyerewe cyane. Dufite nanone gutera ivi. Ibi bya bindi byavuye iyo hakurya. Urubyiruko nabonye rwadukiyemo cyane. Niba ukundana n'umuntu n'umuterera ivi, ubwo ngo ntabwo uri romantike. Ese koko nibyo? Muraza kutubwira muri comment niba gutera ivi ari ibintu umuntu yashyira mu mishinga. Hanyuma dufite gutera umuti. Ibi ni ibintu bisanzwe bimenyerewe nabyo, gutera umuti. Hanyuma tukagira gutera kudeta. Ugasanga igihugu runaka bagiteye kudeta, perezida baramuhiritse. Tujya tubyumva mu bihugu bimwe na bimwe. Hanyuma dufite nanone gutera rwaserera cyangwa guteza rwaserera. Usanga akavuyo wavangavanza abantu nyine watumye batikorera ibintu byabo nk'uko byapanzwe, ugateza rwaserera. Gutera umupira 31 niyo tugezeho tugana ku nshinga ya nyuma. Gutera isesemi 32 na 33 gutera igiti. Ese ni iyihe nshinga tutavuze? Twandikire muri comment utwibutse, utubwire uti mu gutera rero ubundi zigera nko kuri 500. Hano twabashije kugwa kuri 30 zigenderaga. Tureka tuzibaganirize kuri First Born TV show. Ndagushimiye. Niba uri mushyashya kuri channel yacu ntugende udakoze subscribe. Hanyuma nanone niba wakunze ikiganiro cyacu, tera comment tubwire uti ikinyarwanda ikinyarwanda hejuru cyane, kugira ngo tubashe kugenda duhugurana. Nitwa Mr. Tu muri aka kazi, kandi Imana ikumira umugisha niba warebye kino kiganiro ukakirangiza ndetse uhigiye byinshi bikomeye cyane. Bye bye, naho ubutaha mu kazi kacu karakomeje kandi ni kenshi.